tugarutse muri aka kanya rero kugira ngo tuganire ku icyemezo cyihutirwa u Rwanda rwafashe cyo guhagarika imikoranire yose mu bigendanye n'iterambere no mu bindi bikorwa Ububiligi bwari bufite cyangwa se bufitemo imikoranire hamwe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. U Rwanda rero nk'uko mubizi ni igihugu kigerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo cyishakemo ibisubizo, kugira ngo kirebe ko abaturage bacyo bagira icyo bageraho ariko bakivanyemo, apana kumva ko hari icyo u Rwanda rumaze, kumva hari icyo u Rwanda rwagezeho, kumva ko hari icyo u Rwanda rufite ariko rubikesha abandi. Gusa mu rugendo rw'iterambere nta muntu wigira, no mu bundi buzima busanzwe bundi umuntu habaho gukorana n'abandi, habaho gufatanya n'abandi kugira ngo mukunde mugere ku cyo mwifuza kugeraho ku ruhande rumwe kandi rukabyungukiramo. U Rwanda rero rushingiye kuko Ububiligi rwagiye rwihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo barusakanyirize, mu rwego rwo kugira ngo bashishikarize amahanga guhagarika imikoranire myiza n'abantu bakoranaga n'igihugu cy'u Rwanda, mu rwego rwo kugira ngo aho u Rwanda rwose rwari rufite ibikorwa by'iterambere, abafatanyabikorwa bagende bumva ko u Rwanda ari igihugu cyiza, bagenda bumva ko u Rwanda ari urwo guteshwa agaciro, ko u Rwanda ari urwo gufatirwa ibihano. Rero urumva yuko iyo position cyangwa se urwo ruhande Ububiligi bwamaze kwipozisiyonamo atakiri mu rwego rwo kuvuga ngo hari icyo rugifasha u Rwanda. Rwamaze kubona Abanyarwanda, rwamaze kubona u Rwanda nk'abantu bo kurwanya. Niba umuntu avuze ati mumuhagarikire inkunga, niba umuntu avuze ati umunyarwanda mumufatire ibihano, hari urukundo bakibifitiye. Ubuyobozi bw'u Rwanda bukaba bufashe umwanzuro wo guhagarika iyo mikoranire n'iyo mikorere mu by'iterambere hagati y'igihugu cyacu n'igihugu cy'Ububiligi. Ubundi rero nk'uko mubizi ibihugu byacu by'u Rwanda, Uganda, Congo, Uburundi, Tanzania bifitanye isano n'u Rwanda. Ahangaha cyane cyane by'umwihariko amakimbirane mubona cyangwa se mwumva yabayeho kera kugeza na n'uyu munsi afitanye isano n'abakoloni. Abakoloni badukolonije ni Ababiligi, Abongereza bari muri Tanzania, bari no muri Uganda, hanyuma Ababiligi n'Abadage bari mu Rwanda no mu Burundi, nyuma n'igice cya Tanzania mbere gato yuko batsindwa bakagenda bagafatwa n'Abongereza, hanyuma n'Ababiligi rero bari muri Congo. Abo Babiligi rero batsindaga Abadage ku bwumvikane bwabo n'Ubwongereza, nibo bagabanyije iyi Congo, dutakaza 1/3 cy'igihugu u Rwanda rwari rufite. Ubwo kuko mwumva iyi za Goma, hariya za Goma zagiye hitwaga kuri Goma, mbere kuko za Bukavu zagiye, njya mwumva za Bunyabungo na za hehe, njya mwumva za Rucuru, za Masisi, aho hose hari mu Rwanda. Ubwo kuko mwumva izo za Bufumu, izo za Kabare hirya ahangaha n'ahandi hagiye hagenda hari igihugu cyose cyacu cy'u Rwanda. Rero aho Abadage nibo babaye aba mbere mu kudukangisha ariko bazaduhagarikira inkunga mu by'iterambere bajyaga kudutera. Murumva ko aribo bafite isano muzi y'ibi bihugu byacu muri aya makimbirane tunyuramo, aho bateye intambwe, aho bakoze icyatuma iyi mishyikirano yaba iya Rwanda muri Angola, yaba iya Nairobi n'iyindi yatera imbere. Iriya nama yabaye yahuje abakuru b'ibihugu muri Tanzania, aho batashatse icyatuma dutera imbere, aho batashatse icyatuma koko Tshisekedi yumvikana n'abari Abanyarwanda, bari abaturage be bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ashaka kohereza, ashaka kujugunya hanze y'igihugu kandi ari abenegihugu be cyangwa se bitiza. Navuga ati abo baturage simbakeneye ariko ntibazanane n'ubutaka bwabo, kuko amasezerano yatumye bagarirwa muri Congo yabajyananye n'ubutaka. Nibabagararane n'ubutaka u Rwanda ruzabemera, ariko nihabaho iyo resistance yo kwikunda, yo kugira gute, nta terambere ntaki bishobora kugera muri Congo. Niyo mpamvu rero twifuza ko umunyarwanda wese aho uri, urumva iyo hahagaritswe inkunga nk'iyi ngiyi ntabwo ari ibintu bidindira,
ariko nanone u Rwanda narwo ntabwo niba abo Babirigi bifuza kudutera inkunga mu bigendanye n'iterambere, ariko mu bundi buryo bwa politiki bakaturwanya bivuye inyuma, n'ubundi ibyo bubaka urumva ko basubira inyuma bakabisenya. Rero twumve yuko nta byacitse, nyine ni uko ntiwakorana n'umuntu ushaka kugusenya, ntiwakorana n'umuntu ushaka kukunigisha umugozi ngo baguhagarikire inkunga, ntiwakorana n'umuntu utakwifuriza icyiza. Ariko kandi bijye binabera urundi rugero ibindi bihugu bya Afurika. Dusabwa kwigira, dusabwa kwishakamo ibisubizo, dukore cyane rero kugira ngo tuzibe iki cyuho cy'iyo nkunga zaturukaga muri ako gihugu, kandi imikoranire myiza, ubukangurambaga bwiza, muri kampeni nziza ubuyobozi bwacu bugenda bukora, turahamya yuko iki cyuho gishobora kuba cyavuka bitewe n'iyo mikoranire n'Ububiligi kizazibwa, kandi kukireka gutya byashobora kuzadukururira ibindi bibi no kuryoza ku nkeke badukangisha ibintu bidafatika. Umuyobozi mukuru wacu w'igihugu cy'u Rwanda bwo yaganiraga na Jeune Afrique yaravuze ati aho kugira ngo nemere gukandagizwa, nemere ko igihugu cyanjye n'abaturage banjye bateshwa agaciro, nahitamo gufata imbunda nkarwanya uburenganzira bwanjye n'ubw'igihugu cyanjye. Natwe twumve ko tugomba gukora ibyo umuntu wese ashoboye. Uri umuhinzi, uri umucuruzi, uri umusirikare, uri umupolisi, uri umuganga, ukora ibyo ushoboye byose byatuma witeza imbere, bigatuma uteza aho utuye imbere, bigatuma uteza n'igihugu muri rusange imbere. Umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda rero arimo turarinda nawe aragira ati komera, nubwo ibyo byahagaze ariko ntigucike intege, uhatane. Ngaho nguko rero kumwe na Isaie Sego, mwibuke gukora subscribe, like na share. Naho utaha, murakoze cyane, turabakunda.